Ese wari uzi ko gufata amagi ariko ntiyafate neza bishobora gutuma inda yawe ivamo cyangwa umwana akavuka ategejeje igihe ibyo bita preterm labor? Ese wari uzi ko gufata amagi nubwo twabonye bifite intungamubiri nyinshi zigiye zitandukanye, nyamara hari ubundi buryo ugomba gukoresha mu gihe ugiye gufata amagi bikagufasha kwirinda nyine ibyo byago byo kuba amagi yagutera kuba inda yavamo cyangwa se kuba wabyara igihe kitageze? Ibi byose ngiye kubabwira muri iki kiganiro kigiye kunyura kuri The Health Akadomo Olivier. Ngiye mugiye kubana, nitwa Manzi Olivier. Niba utarakanda subscribe, wakanda subscribe ukazajicikwa n'ibiganiro binyura kuri The Health Akadomo Olivier, cyane ko ari ibiganiro twabonye babigamije mu kudufasha kumenya uko twabungabungamo ubuzima bwacu. Rero ntabatindiye, mu kiganiro cyacu cyashize twabonye ko gufata amagi ari ingirakamaro, cyane cyane yuko twabonye ko amagi agira umumaro ugiye utandukanye bitewe n'amavitamine abonekamo ndetse n'izindi ntungamubiri twabonye zibonekamo, amaproteine ndetse n'indi myunyungugu nka za choline zifasha umwana mu gutuma ubwonko n'urutirigongo byirema neza. Ariko kandi nubwo twabonye ko amagi afite uwo mumaro wose, hari ibintu cyangwa se ubushakashatsi hari ibintu bwagaragaje busobanura ko gufata amagi nyamara nta precaution cyangwa se nta bundi bwirinzi usizeho cyangwa se nta cyitonde ugiye ushyiraho, ushobora kugushyira mu byago byo kuba wakwatakwa n'amabakteri azwi ku izina rya salmonella, ashobora kugutera ibibazo bigiye bitandukanye bikarangira inda ivuyemo cyangwa se ubyaye umwana atarageza iki gihe, cyangwa se atarageza igihe nk'uko tubivuga byibura kuvuka hagati y'ibyumweru 37 n'ibyumweru 42 kugira ngo umwana abe avutse igihe kigeze amaze gukura neza, amaze kurema neza. Rero gufata amagi adatetse ku buryo buhagije bishobora guteza ibyago byo kuba wabyara igihe kitaragera cyangwa se n'indi kavamo itaranagiza n'ibyumweru 21. Ibyo biterwa n'uko mu magi habonekamo amabakteri azwi ku izina rya salmonella. Bisaba guteka amagi ku buryo buhagije, bigatuma amagi nyine umuhondo wayo na cya gice cy'umweru bikomera ku buryo buhagije, ukaba wizeye neza ko izo bakteri zapfuye, bityo rero bigatuma izo bakteri zitakwataka umubyeyi. Ese kubera iki ubundi umubyeyi utwite ari ngombwa ko yita kuri iki kintu, nyamara abandi bantu badatwite ukaba usanga bashobora gufata amagi atanahiye neza cyangwa se n'amabisi ntibagire icyo baba? Ibyo biterwa no kuba umubyeyi yatwite ubudahangarwa bw'umubiri we cyangwa se ibyo twita immune system cyangwa se abasirikare be b'umubiri, ubundi umubyeyi atwite bacika intege. Ibyo biterwa nuko nyine abagiye kwinjiramo umwana mu nda, bikaba bigomba nyine gutuma abasirikare b'umubiri bacisha makeya kuko bishobora no kurangira batatse uwo mwana. Rero igihe umubyeyi atwite, siyanse igaragaza ko abasirikare b'umubiri we bacika intege, bikaba bituma umubyeyi ashobora kwandura indwara zigiye zitandukanye cyangwa se bakteri zimwe na zimwe zikaba zamwataka ku buryo bworoshye. Ibyo bisobanuye ko rero igihe umubyeyi atwite gufata amagi adahiye neza bishobora gutuma iyo bakteri ihita imwataka ku buryo bworoshye, nyamara udatwite we idashobora kumwataka cyangwa se adashobora guhita arwara mu gihe niyo bakteri wenda yahuye nayo abasirikare b'umubiri bagahita bayirwanya. Ni ukuvuga ko igihe utwite ugomba guteka amagi yawe agashya neza, cyane ko twabonye ko gufata amagi ari ikintu cy'ingenzi cyane, maze yamara gushya neza ukabona ushobora kwizera ko noneho wayafata ariko yahiye neza. Kizakubwira ko amagi yahiye neza ni uko uzayateka umuhondo wayo ukaba ufashe neza ndetse na wa mweru ugasanga bifashe neza, icyo gihe uzaba wizeye ko byibura amagi yawe yahiye. Twabonye ko amagi rero afite umumaro mwinshi ugiye utandukanye ku babyeyi batwite, haba ku mwana ndetse no ku mubyeyi. Rero ni ingenzi cyane kuyafata, ariko nanone ukayafata igihe wayahishije. Ikindi twababwira nuko igihe utwite wakwirinda wenda gufata amagi ukayatekamo nk'umureti, cyane ko siyansi igaragaza ko amagi atetsemo umureti akenshi ahanini aba adahiye neza. Bisobanuye ko byibura ku mubyeyi utwite agomba gufata amagi ariko yatetswe bujumba, ariko nabwo akamakinga ashobora neza ko yahiye neza muri buriya buryo tumaze kubabwira haruguru, ngo yirinde ko iriya bakteri yamwinjira akarwara uburwayi bufitanye isano n'iyo bakteri, none ubwo burwayi bukaza gutuma umwana inda ivamo taranagiza n'ibyumweru 20 cyangwa se byararenze na 20, ari nko mu byumweru nka 30 cyangwa 28 cyangwa 34, inda ikaba yavamo cyangwa se umwana akaba yavuka atarageza igihe neza, atarakura neza. Ibyo bigateza ibindi bibazo byo kuba nyine umwana ashobora guhuriramo n'ubundi burwayi, cyangwa se no kuba ababyeyi batakaza amafaranga menshi mu gihe umwana akiri kwa muganga bagerageza ko yazavayo amaze gukura ku buryo buhagije. Rero niba ukunze kino kiganiro ubona gifite inyigisho nziza, wakanda like. Niba ubona ino channel kandi igezaho
cyangwa se itanga ibiganiro bifite icyo byafasha umuntu runaka, udukandire subscribe ndetse tubana mu bindi biganiro bizajya binyura hano kuri Delphi_Olivier. Niba ufite ikibazo, igitekerezo, icyifuzo, ujye muri comment zanyu turazisoma kandi tukabasubiza, kuko dukunda abantu badukurikira, turabakunda cyane abantu mukurikira n'umuryango wa Delphi_Olivier, cyane ko twabonye ko musobanutse. Rero njye mwabanye nitwa Manzi Olivier, ndi umunyeshuri muri kaminuza ishami ry'ubuzima. Tuzabone mu biganiro by'ubutaha, ndabakunda cyane.